Mwongeye kwirirwa bakunzi bacu ba Iwacu Bikora Bite TV, cano twigaho utuntu n'utundi ariko bikajyana n'ibimera n'ibiribwa, twivura ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kuri iyi cano rero nshuje aho murere hose, yaba ari mu bihugu bitandukanye, yaba ari mu Rwanda, mu Burengerazuba, mu Majyepfo, Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali, aho murere hose, ikaze kuri Iwacu Bikora Bite TV, cano twigaho iby'iwacu ariyo zahabu y'iwacu. Uyu munsi tugiye kwiga ikimera muri kubona hano. Ese waba ukizi? Iki kimera kirazingura. Uko waba ufite uruzingo rumeze gute, kirakuzingura. Mwabarozi mwe, wa muntu wafashe umwana w'abandi ukamuzingazinga kugira atagira aho agera, ukamuzinga kugira atazashaka, ukamuzinga kugira atazabyara. Ese koko warekuye umwana w'abandi akajya kwishakira cyangwa akajya kwibyarira? Kuri uyu munsi rero, uyu muti bita ngo uzinge umwere cyangwa uzingura uwera. Ni umuti mwiza, uri variyo mwiza cyane. Ni umuti urabona ufite izino ndabo zazo, ariko ziroroha cyane ukagira ngo ni nk'imisatsi. Ni uko zo uzibona ziteye nk'ibintu by'umukara, ubona ko ari nk'imisatsi nyine ariko itari yakora. Kino kiti rero kirazingura ku rwego rwo hejuru. Waba uri umusore waranze gushaka, waba uri umukobwa baraza mu rugo bikanga. Rero uyu muti tujya kuvugaho, tuvuga n'inzingo bizingura, n'imiti wakoresha ariko ugufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kino kimera iyo ufite guhera ku myaka 47 na 50, ariko kirarabazingura kumanuka kugeza kuri ya myaka abantu bashakaho. Nimba ufite abantu baza mu rugo baje kureba umukobwa, uzanye umusore, uzanye umukobwa iwanyu, uzanye umusore iwanyu, ariko akimara kuhava ntiyongeye no kuguhamagara, biba birangiye. Urwo ni uruzingo rwa mbere ruba ruri mu rugo. Icyo ni cyo cya mbere. Ikindi, ufitanye n'umushinga umukobwa cyangwa umusore, noneho mu gihe cyo gupanga ubukwe, barangiza ubwo bukwe akakubwira ngo arumva bivuyemo. Abakobwa babivamo, n'abo bagabo bakabivamo, n'abo basore bakabivamo. Uyu muti namwe urabazingura. Mwibuke ko hari undi muti twavuze ku bijyanye na soya, imizi ya soya, tuvuga kuzingura kw'abo ngabo nabo bameze gutya, ariko n'iki na kino kimera nacyo kirabikora muri ubwo buryo. Ikindi kintu kiriho ubona, ushobora no kujya mu murenge, wamara kuva mu murenge uwo mwaba muri kumwe akakubwira ati wapi kabisa, ndumva njye ntashaka kubana nawe bitewe n'uruzingo urwufite. Abantu benshi ushobora gushaka ufite n'urwo ruzingo, ariko wamarayo umwaka umwe, amezi, iminsi, imyaka 3, umuntu washakanye nawe ukumva si ukimukunze, ukumva mbese ukumva umutima wawe uraremereye, ukumva ntumushaka. Hahandi uzatangira rimwe na rimwe wajya wigendera ukumva si wataha n'iwawe, rimwe na rimwe wajya wicara mu rugo ukumva atangiye kukunukira, rimwe na rimwe waba wicaye mu rugo muri kumwe utangiye kumubonamo ikindi kintu kidasanzwe. Mujye muba attention. Ibi bintu ntabwo biba byoroshye, kuko bucawi uburozi bubaho, imyuka mibi ibaho. Weho ushobora kuvuga ngo imyuka mibi ngo ntabwo ibaho. Sha ujye ushima Imana, kuko hano hanze nijoro dufite abantu badasinzira.
dufite abantu barara banigwa n'ibintu, dufite abantu barara bicaye, dufite abantu barara bakomangirwa n'ibintu batazi, dufite abantu barara bumva amajwi adasanzwe, dufite abantu ibyo byose rero ni imyuka mibi, dufite abantu barara basambana n'amagini, imyuka mibi iriho. Weho nimba bitari byakugeraho ujye ukomeza ushima Imana, uwo byagezeho ntukamuseke, ahubwo mubwire ko ibyo bintu ushobora gusenga bikemera. Ariko rero nimba usenze icyumweru iminsi ngo kubona ibyo bintu ntibikuweho, shaka umuti utere mu rugo, shaka umuti wisigeho, ibyo byose birakunda bikavaho. Rero umuzinga wera ni igiti ushobora gufata izi ndabo zazo, zino ndabo ubona, ariko ukazivangamo na ya mizi twavuze ya soya. Urwo rumba rwa mbere ukurikiye cano, urebe kuri cano indi videwo iyi ngiyi ikurikira, ibyo bintu biriho uburyo wakoresha izi ndabo, urazisekura ukazivanga n'iyo mizi, warangiza ukajya ushyira mu mavuta yawe ukajya wisigaho. Kino giti rero mu buzima busanzwe ushobora no kugifata ukavangamo n'imiti twavuze izingura ingo, izingura abakobwa, ukajya unakarabaho ugatera no mu rugo. Ikindi kintu iki kimera gikunda kuvura, kivura za ndwara z'ibisazi, wa muntu usara akiruka, wa muntu usara buri kwezi kose akajya asara, wa muntu usara buri cyumweru. Ufata izi ndabo rero ubona, wamara kuzifata ukazivangamo n'umucaca, uriya mucaca ariko ukajya udutera mu ziko, ukajya wibuka uwo mwotsi aho uri, ukugenda umufasha, ibyo bintu bigenda bigabanuka. Iyo myuka mibi nubwo yaba iri mu rugo igenda ivamo. Iyo ufite imyaka guhera kuri 25 kuzamura kugeza kuri ya myaka twavuze, ufata ikindi kirabo warangiza ukagitwikana n'urukweto rw'umukobwa cyangwa urukweto rw'umugore rwajugunywe ahantu utazi nyirago warutaye cyangwa warutoraguye ahandi, ariko ari urukweto rw'umugore, ariko ukaruvanga n'urukweto rw'umugabo mu kuguru kw'ibumoso. Ukuguru kw'ibumoso uk'umugore aba ari ukuguru kw'iburyo, ukabitwikana ubikaraho kabiri, ibindi rugacimana, ubundi ugakomeza kwiberaho ubwo buryo. Kino kimera rero ushobora no gufata kino kimera ukakivanga n'umugurukira, ariko wagurukiye mu mwembe cyangwa mu giti cya avoka, warangiza ukabifatanya ukabitwika, wamara kubitwika ivu ryabyo ukajya uritera iwanyu cyangwa aho uba, irindi ukarifata ukarivanga n'amavuta ya vaseline ukajya wisigaho, wasiga mu ntoki, wasiga mu mugongo, wasiga amaguru, aho washaka hose. Ibyo bintu nabyo birakunda bigakora. Bakunzi bacu rero, ibintu twiga abenshi bagira ngo ni ugushaka views, ngo oya, twebwe icyo dukeneye ni ubumenyi bwa mbere, kuko tutize ibi bintu igihe kizaza twazasigara tubaza ibintu bikora gute cyangwa bimaze iki. Rero abakunzi b'ibimera, namwe abazi icyo muzi kuri kino giti, mujye namwe mudusobanurira, namwe mudufashe, kuko ntabwo tuzi buri kimwe cyose icyo kimara. Ikindi akamaro ka kino kimera rero, imizi yacyo yifatanyije n'urubundi bivura amavi kuribwa cyane no kuribwa munsi y'ibirenge, ibyo bita ibijaganyuro. Rero ku bafite izo ndwara,
ufite ibibazo nk'ibyo ngibyo, bino bintu bizafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu byo dukora, mu byo tuva n'aho tujya, kandi Imana irabarinde ikomeze ibane namwe, murakoze cyane.